Nzovu none bari abantu biriga bavuga ngo bafite ngo imiti ngo ibyibushya ngo ibitsina ngo imiti ngo ituma ngo abantu bagira ubushake bya bintu Nzovu bivuga w'icyo ngiye ko ndeba kwa ngo Nzovu nimba njyewe ndangiza mu masongo ndatatu ngo bagiye kuma imiti sibyo bituma mara amasabi ngo Nzovu ngo ajya kuma ngo afite igitsina kigufiya nanjye na Nzovu ndi mugufi kandi muri sanzwe mugufi yawe ngo bagiye kandi igitsina cyanjye kigufi ngo bagiye kuma umuti igitsina cyanjye kizaba kireke ibyo bintu nzabiperereza nimbona ko bifite gahunda nanjye nka Nzovu kandi twaraganira bamwe ngo nawe ugira n'inyatsi kankwereke Nzovu nanjye mfite inyatsi sinjya nkora amafaranga nyatunga kandi nanone abantu bafite igitsina kigufiya nanjye nanjye nimara kumenya ko igitsina cya Nzovu bazacyongera kikaba kirekire yewe kikareshya gutya Nzovu uretse gatoya none ngucemisha bihangane gatoya uravuze ngo umuntu afite igitsina kigufi urimo none se ntabwo ikora akazi neza oya uriya nureba wabyaye abana bane kidakora neza hari ukurangiza ku mugore amaso akinje ukabyara ukamutera ariko buriya none igitsina cyane kigufi ahubwo turebe abo batipe nimba bashaka kongera igitsina cya Nzovu nanjye ngiye kubashaka n'ubundi rero uwo muganga umusanga kuri Kazo TV umushanzeyo Nzovu uzajya kudangire nanjye ndekuramo igitsina cye mfite igitsina kigufiya akora nomero ye ni kangahe nanjye muhamagaye nomero ye uzayisanga mu kiganiro n'ubundi nzahita nyikiraho Nzovu mbundi hari inkuru imaze iminsi gucicikana kwa ino minsi kuri za channel nyinshi cyane Nzovu ariko wihangana nyine kuri kubaza n'ubwo ubuzima bwawe bwite umbabarire ugira icyo ubivuga abantu bari kuvuga ngo nyine wabonye ira nkuru yasohoje ubundi ngo inzara ngo iranoma biriya bintu bivuga ubundi urakoze uriya mbere ko ajya kwinjira urugo rwanjye yarwinjiriye ngewe ari mu kiganiro n'umugore wanjye nawe mubwiye kuvuga ngo kujya kunsebya ubundi kuvuga ngo urugo rwanjye iranuma ngewe amaye urugo rwanjye niba abanyamakuru bagira ngo babone yuzi gutya na gutya ngo binjiye ngo Nzovu ngo bagenze ko nakoze ikiganiro kwa 5 guys oya ni kwa bushake se oya reka mikubwe kira wakoze ejo bundi kwa 5 guys ne bayikoreye kuri TV ya 5 guys bamwita Bagiti yanakoze ikiganiro kwa Bagiti mugwanya wakibanje abango Nzovu nateye urugo ngo inzara ngwira mwisha umugore ngo Nzovu ndindaya ngo njya kwa Lisa nateye urugo ngo sinjya maye urugo none ubwo bigeze ubwo bajya kunkoreshereza umugore wanjye mugwanya atuye Kimironko hano mwizindi nk'umunyamakuru ujya kwinjira urugo rwanjye nimba nateye urugo rwanjye Nzovu nkajya mu ndaya umugore wanjye tubyanye abana bane ajya kubakoresha ikiganiro gute avuga ngo njye Nzovu si impaha nuko bitakunda njye bitamamagara umwana wanjye n'uyita kuri telefone njye ntangarase buri munsi abanyamakuru bagira ngo babone views bakashyiraho nimero zabo abantu bari muri Amerika barankunda niba ko Nzovu bafashe umugore wawe urabona abantu ndabihakanye njye maye urugo rwawe ariko rero nawe Nzovu ngo manza ngo ujye uca umugore inyuma tuhe tubwizanye ukuri ntabwo hakanira umunyamakuru we umugore wanjye namuca inyuma rimwe gusa kuva abera ntabwo ngusharebe igisebe ku mutwe yaramenetse nakundaga n'indaha bita iya Sodomita Alice yari umukonyine sibyo nanjye ndi umunyenyanza ndefura musinga ni data wacu umugore mwiza n'umugore mugufi njyewe ariko ari mugufiya cyane umugore wanjye yigeze kumfatira yankubise umugeri ndakomereka mu mutwe rero Nzovu ko nabonye ujya ukina ibintu bya karate ubundi yakubise umugeri gute kuki utahise umugira gutya nubwo ukina metero Nzovu cyangwa cya karate wakwita umugore wo kubyara abana yanaramwubashye ndakomereka ndirabura n'ubundi tujya kumwe na Maître Nzovu nyine mwabibonye aba yaje kudususurutsa no tuganira amwumvishe ko rero bari abantu bamubekera ngo urugo ntabwo ahaha Nzovu urahaha mu by'ukuri ndahaha ariko hari igihe babura rimwe wenda hari hagiye muri Kongo reka mbikubwire n'ubundi se abagabo akazi kabura
nese undi umugore rimwe n'abana ntibabyanga ubundi bapfa bamugana tujye tuvugisha ukuri niba abanyamakuru bashaka kwinjira urugo ahubwo mbone kubwira abanyamakuru umuntu nzongera kubona yinjira urugo rwanjye n'abana banjye ngo agiye gufata za interview bagiye baza bakakureba uwo munyamakuru ingenzi zamureba bagiye baza bakurebe bagiye baza bandebe mwabikoze ejo twakoranye ikiganiro nsaba imbabazi yiyongera gatoya iribu n'ubundi tujya kumena Nzovu rero n'ubundi nkwibutse ko niba utari wakora subscribe yakora kano kanya kugira ngo ujye ubasha kubana ibiganiro byacu bya buri munsi ariko Nzovu wenda hari umukobwa ngo muremure ugusumba uwo mukongomani ngo waterese ngo arangije Nzovu impamvu mbwiye adukurikirana kuri East Africa yose bakurikirane Bushake TV Bushake TV ndayemera badushakira ibiganiro badushakira ibiganiro bisenya ibiganiro byubaka ariyo mpamvu twavuze ngo Bushake yashaka ngo ejo bundi izatwunga n'umugore wanjye umugore wanjye bamwita Iradukunda Sandrine twabajyana abana ndashaka ahubwo kubwira Bushake TV izatwunge n'umugore wanjye dukora ikiganiro bwa mbere bwo nicyo kiganiro tuzakora ibindi biganiro abenshi baza bashaka kutuvanamo viyuzi ariko Bushake TV izanyunga n'umugore wanjye urabona umugore wawe yarababaye cyane kuvuga biriya bintu kandi ingo zagombye kubakika neza niba uhaha kandi ukabutera n'akabariro neza ubundi bari abantu baba bashaka iki gusanyirwa gusa Bushake TV bose nkanze umugabo dufitanye abana bane imfura yanjye bayita Iradukunda Sandrine uwa kabiri ni umuhungu bamwita Elisa Tuyishime uwa gatatu bamwita Eliya urangiye nise amazina bitewe na Bibiliya sibyo Bibiliya urayemera Nzovu uwo muhungu wa kane bamwita Irene nyine Bibiliya urayemera yemera ndetse ngende umupagani uri umukristo ndi umugatulika ingora bye nta kibazo ariko umugore wanjye ntanywa byeri ni umurokore